uzi neza ko uko iminsi igenda yicuma isi nayo igenda ikataza yiruka cyane ku muvuduko nk'urumuri, ibintu bihinduka cyane, inkuru ni nyinshi cyane ziri hanze z'umuntu yavuga, ariko reka turebe iyi nkuru. Elon Musk aravuga ati mu myaka 10 gusa amafaranga ntacyo azaba kimaze, amafaranga nta mumaro azaba afite. Ibi bintu rero yabivugiye mu kiganiro yagize bamubaza ejo hazaza h'ifaranga, ejo hazaza h'ubukungu, uko ibintu bimeze. Aravuga ngo mu myaka 10 gusa amafaranga ntacyo azaba amaze, ngo kubera ko buri muntu wese azaba afite ibintu bimuhagije. Katse turebe rero ibyo ashatse kuvuga. Bamwe wenda ntibabyumvise, nkakubwira nti kanda aho like kugira ngo uku kuri iri jambo nturyihererane n'abandi ribagereho. Kandi imibare ikomeje kunyereka ko 80% by'abareba ibiganiro, amavideo nkora murumva gusa mukagenda, ntago muyandikisha, ntimukanda like, ntimusharinga, mukore subscribe, ubundi mujye mumenya ukuri ko ntahandi kuva. Kuki rero iri jambo rya Elon Musk yavuze ko mu myaka 10 gusa ifaranga ntacyo rizaba rimaze, kubera ko ngo hazaba hari ibintu byose bihagije buri muntu. Aravuga ati iri koranabuhanga rya AI ngo riramutse rirengeje umuntu, imyumvire ya muntu rikamurusha gutekereza, ngo ni ukuvuga ngo amarobo icyo gihe ngo yabasha gukora aka kazi twita akazi gasanzwe, noneho ngo imashini zigatanga serivisi nziza kurusha uko abantu babigenza uyu munsi. Ni ukuvuga ngo uko batekereza barareba bakavuga bati umuntu ntacyo amaze, umuntu aragenda gahoro. Ni ukuvuga ngo barashaka kugondoza umugambi w'Imana. Imana yaremye umuntu n'igihe ifite cyo kugira ngo umuntu azamure kuri iyi si, kugira ngo Kristo agaruke noneho yongere ahindure iyi si neza, kugira ngo noneho ibe umudendezo. Rero wibuke ko nakubwiye ngo iteka Satani ashaka kugenda imbere y'ibihe agasanga Imana iri ku bihe, buri teka niko bigenda. Barasiganwa n'iki? Barihutishwa n'iki? Ngo mu myaka 10 gusa ifaranga ntacyo rizarimaze. Baravuga bati yaba ibiryo, yaba amazu, yaba gutwara abantu, imyidagaduro, ibyo byose ngo nta kintu na kimwe umuntu azaba akeneyeho amafaranga. Akavuga ati rero ibyo bintu byose nuramuka ubiboneye ubuntu, amafaranga uzaba ukeneye n'ayiki? Wibuke Klaus Schwab wahoze akuriye ryahuriro ry'ubukungu rikunda kubera mu Swiss Davos, yaravuze ngo muzatunga ubusa kandi mwishime. Reka mbigusubiremo. Klaus Schwab wahoze uyoboye ryahuriro ry'abanyabukungu rikorera inama Davos cyane mu myaka yashize, yaragize ati abantu mutuye isi muzatunga ubusa, nta kintu kimwe muzatunga kandi bizabashimisha, muzabaho umwishimye kurusha uko mubayeho uyu munsi. Nuvuga ngo rero ni bya bindi Satani yagerageje Kristo, nabyo urabyibuka, imubwira ngo inage hasi ubundi ngo hisi yose. No kuvuga ngo ibyo bintu bazakoresha amarobo, wibuke ko ibyahishuwe biratubwira ngo umubiri ntushobora kuvangwa n'umuringa. Nuvuga abantu baribaza bati ibyo bintu byinshi bidashira, uwo mudendezo bashaka kuduha, ubundi isi ntihagije. Isi ifite ibiribwa, isi ifite amazu, isi gutwara abantu ntago ari ikibazo gikomeye cyane, ahubwo abantu babiteramo ikibazo, imyidagaduro n'ibyo byose. N'ibyo bintu bihari, Imana yarabiduhaye ikarema isi, ibintu byose bihari. Ibyo bintu bavuga ngo bazagira ku bwinshi barabikorera nde? Ayo marobo ayobowe nande? Gahunda bafite ni iyihe? Uwo muntu bakorera ninde? Ese iyo si bashaka kujyanamo abantu ni iyihe? Ariko nabo barabizi, baravuga bati ibi bintu dushaka kugeraho ntabwo bizoroha, ni ibintu bizafata igihe n'inzira ikomeye. Urabona ko byatangiza 2019, ibintu bakoze 2030 buriya bazashyiraho akandi, gutyo bagenda bafata imyaka 5, 10, 5, 10. Noneho abantu bakomeza bakibaza kuki aje kubivuga uyu munsi. Wibuke ko babanza kuguha ubutumwa, barabanza bakaguha ubutumwa bakakubwira bati birane kuvuga ngo mu myaka 10 byanze bikunze ikintu bitwa ifaranga kizacyaravuye mu mitwe y'abantu. No kuvuga ngo bo bamaze kumenya ibintu bazaba bafite muri iyo myaka 10,
ariyo mpamvu abantu benshi bagenda bavana amafaranga yabo mu mabanki kugira ngo bayabike mu rugo, ukibaza uti nayafata ukayabika mu rugo, bukazacya twumva ngo ifaranga iri ngiri tugendana ryataye agaciro ntirigikoreshwa. Abantu bose barakoresha ya mafaranga yo kuri mudasobwa, bizagenda gute? Benshi bakavuga bati hari n'abantu babiha amezi 18 gusa, ngo mu mezi 18 muzajya kubyuka mwumve ngo ifaranga ntabwo rigikora. Ngo niyo mpamvu abantu bagomba kwivana mu mabanki. Abenshi batangiye kujya kuba mu byaro, bamaze kubakayo ibikorwa remezo, amashuri, aho bahahira, aho basengera, aho bicara bakaganira. Ibi bintu ni ukuri niko bimeze. Satani afite umugambi wo kugira ngo akore iryo faranga koranabuhanga, noneho agira ate abantu bose abashyire mu kigare bagenderemo kugira ngo azabajyane mu irimbukiro badasobanukiwe. Niyo mpamvu rero wumva abantu hirya no hino bavuga bati amafaranga bayavana muri banki, abantu bajye hanze y'imijyi, noneho abantu batangira ubuzima nk'ubwa kera budahuye n'ikoranabuhanga na systeme na gato. Ibyo bintu turabyumva, tukabigendamo biguru ntege, tukabigendamo gahoro gahoro, ariko ku bantu bari mu kuri tuzi ko hari igihe kizagera abantu bakifuza gusohoka muri systeme ibintu bitagishobotse. Turabibona hari na benshi batanabizi, kubera ko ibintu iyo mugiye gukanguka babatera ngo ibyo bitaramo, bakabatera imipira, bakabatera ibiki byose, noneho abantu bagahugira muri ibyo bintu, bakajya guhuguka ibintu byararangiye kera. Ariko burya Satani nayo iratinya Imana. Nta kintu Satani ishobora gukora abantu batakizi batabimenye. Imana yaribwite nujya no kubabaza abantu banjye ibi nibi ntubikore. Niyo mpamvu ubona Satani iteka abanza kuburira mu cyayenge utabizi. N'ubwo bari kutubwira ngo mu myaka 10 amafaranga muzibagirwa. Ni ukuvuga ngo hari imigambi mibisha bafite, barimo barapanga kuntu bazabigenza. Noneho urumva udakeneye wamugani service, udakeneye ibyo kurya, udakeneye ibyo byose, ese bazakuri kubaho ngaho gusa udakora nta kintu ukora, uzaba umaze iki nk'umuntu? Ni ukuvuga ahubwo wamugani ni bya bindi ya mashini bashobora kuvuga wenda ibyo bikoranabuhanga byabo bashobora kuzazana bikazarenga muntu, byarenga muntu nabo bavuga ngo bafite ubwoba bw'uko ngo bizarenga abantu, ngo bigashaka kwica ibintu nk'ibyo ngibyo, cyangwa se bikabahindura abacakara, kuba umucakara w'imashini wiremeye. Ni ukuvuga ngo ibi bintu abantu barakureka ukagiramo uruhare, none ingaruka zazaba bakavuga bati ntago ari twebwe, bakigaramira, kuko bo bari kubaka ibintu bita bankers. Ni inzu z'ikuzimu kure, kuko bazi ngo ibintu bigiye kuza muri ino si. Ariko turavuga tuti niyo kuzimu mujya, Imana ukuboko k'Uwiteka kuzabasanga, nta muzagucikira, ahubwo muzasanga mwitabye mu butaka mutabizi. Ngayo nguko rero ngiyo myaka 10 ifaranga rizaba ritagifite agaciro, ntacyo rizaba rimaze. Ibyo bazazana ubwo ibyo bagerageje, urabona bagerageza ibintu imyaka 10-20. Reba igihe wumviye biriya bya Bitcoin nzizi mu mwaka wa 2014, Bitcoin imwe igura $5. Umuntu twari duturanye arambwiye ati reka tubijyemo, ikigura 5, Bitcoin igura 5. None ndareba ariko umutima arambwira ibintu ni bya Satani, kuko ushobora no kujyamo ukabona amamiliyoni amafaranga igura uyu munsi, murayazi ko irahenze, noneho ukazabura kuvamo. Niko Satani akora. Nuvuga ngo igiye mu mujyo wa Satani ugakurikira, urangira Satani akurangije. Ngiye ntabwo nicuza ko ntaguze na Bitcoin igura $5. Nyizi Bitcoin igura $5, ariko umutima waranze. Ibindi byose by'ikoranabuhanga ubona ko biba bijyana mu mujyo wa Satani, n'ibyo byose ubona amaherezo ariyo, ujya kujyayo umutima ukanga. Niyo mpamvu rero nk'izo za Bitcoin n'ibindi biciro byose byaje, biriya byose byarigerageza. Byatangiye babeshya ngo byavumbuwe n'umuhungu w'Umuyapani, ngo batazi ahari. No, come on. Ntabwo ushobora kubyuka ngo uri umuturage wo mu gihugu runaka ngo uvumbuye ikoranabuhanga ngo ryahatari ngo rikwiriye isi yose. Nicyo kintu cya mbere nabanje kubigiriraho amakenga. Nabigizeho amakenga ndavuga ati ibi bintu ari kuvuga ngo byavumbuwe n'umuntu w'Umuyapani, ngo w'umusore, ngo batazi uwo muntu ninde. Nahise mvuga nti ibi bintu ntabwo bisobanutse, nanga kubijyamo gutyo. Urabona ko abenshi bari kugenda batakamba bavuga ngo Bitcoin ngibageze ku buce, n'ibindi ba Trump bazanye ibyo biceri byose. Biriya byose ni gahunda yo gupanga kugira ngo bagerageze bakora igerageza ry'ibyo bintu, uko bazashyirana bya bimenyetso, umubare n'izina mu bantu, noneho akaba ari byo
kwishyira kwizana bashobora kuba bakubwira ngaho utumva uwumva yumva ubwo ahasigaye ni ahanyu nkakubwira nti mbere yo gusohokamo wongera ukande like kandi noneho usubscribing kugira ngo uzujye umenya ukuri ku ijambo ry'umwimerere kandi wibuke ko ukuri kubohora imbohe. nkabashimiye rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom shalom, todaraba tov meyo.